yiyise #1 muri game, ariko nje am one of a kind. Hanyuma rero buriya mahirwe y'inkoko ntago ari y'inyoni. Imyambarire yasengera yagiye uruhu niyo Bruce yambaye, ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe atitegereje neza, ubu munsi doze mu ikoti. Icyambere nasaba ko hano imbere baza guhoberana mu gihe kitarenze iminsi 3 ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Ubushize ya mpano mwamuhaye platform nziza, nyuma yuko muhoberanye mwakoze n'indirimbo buri wese expecting indirimbo yanyu mwembi. Slim Jesus. Ladies and gentlemen, twatangiye rero. As we start off right now, it's a historical press conference. It's a day to witness amateka yubatswe uno munsi. Mumbabarire ku bakunzi ba nyiri gitaramo, the host of the show, the New Year Groove Season 2, twakire n'amashyi menshi cyane The Tiger the Man. Ndashaka yije pe nabo turimo kubona. Wow. Let me see for the Tiger. Irafunguye. wagira ngo ntibakubonye aba bantu ni wabapepera ukababwira ati muri aho. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. The Ben in the building. The Ben yamaze kugera hano ngira ngo akanya wabibonye ko akikijwe na Kamitsingi, akikijwe na Enje, akikijwe na Airtel, akikijwe na Bank of Kigali, akikijwe na Centrica, bose baraha. Now, The Ben, that is a microphone on your side. Mbere na mbere tuguhaye ikaze, ariko turifuza kuduha ikaze iwawe. Maoneza. Thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi ni press conference ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya 2 z'ukwa mbere. Nkuko mubizi mwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndi kubabaza, umwaka ushize amateka twakoze muribuka? So this year we are bringing it again, tubizanye nanone mu bundi buryo kandi buri special. So nimba ufite inkweto rwose isa nkaho ihengamye uyikureho taro, kuko kwitangiye z'ukwa rura. Thank you so much. Ndabakiriye kandi I'll see you in a minute. All right, a round of applause one more time for The Ben, ladies and gentlemen. Maze rero hari igisamagwe kivuga ngo ndi igisamagwe, wagira gutyo ukabona igisamagwe kibonye igitangaza. Ladies and gentlemen, one more time for Bruce Melody. Okay. Twakire nanone Bruce Melody on the stage to come and say hello. Ladies and gentlemen, one more time for Bruce Melody. One more time for
Gitangaza in the building. And of course, adorning the blue colors today. Welcome, sir. Okay. So Bruce, mbere yuko wicara rero. Bruce, mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva The Ben aduha karibu ahangaha, ariko noneho ni akanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'iteka. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira ibijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Bisanzwe kiba, hanyuma indi miziki, ibyo tuzi, ibyo dusobanukiwe, ibyo dukora, gutegura ibintu byiza. One more time, a round of applause for Bruce Melody. Gitangaza. Murakoze cyane, ngira ngo n'ubwa mbere tubonye. Murakoze cyane, nitwa Janvier, umunyamakuru w'Inyarwanda. Cyambere navuga ko ari ugushima kuko n'ubwa mbere tubonye press conference ibereye mu mbuga ngari n'iyi. Twamenye press conference ibera mu hotel n'ahandi, ariko umunsi biragaragara ko Tiger B yateguye aduhaye ibintu byiza cyane. Cyo cyambere niwe kireba ibibazo biri byonyine gusa. Icyambere The Ben tangiye move, ariko nako bimaze igihe ugaragaza ko ari wowe 001. Nukumvikanisha ko ari we muhanzi nimero ya mbere mu gihugu dufite cyane kuko nzi no kuvuga mu bitandukanye. Sindi kubaze ngo Thank you. Ngerageje gusubiza ikibazo cya Janvier. News Group nuko twumva za Afro Nation, twumva za Lollapalooza, ni concept ingaruka mwaka, hari n'igihe izajya ibaho simbe ndi n'umuhanzi urayirimbamo, ariko tukazana igamije kuzana umunezero, ibyishimo mu mujyi wacu wa Kigali, ndetse no kugaragaza amahanga ko iwacu ari ibintu byose bibera. So ni yacu, ni twe ba founder bayo, ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya yivuga abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe kutubwira icyo Janvier yarabajije. Janvier yarabajije impamvu ya hashtag. Reka ndabimusubiza muha nk'urugero, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Ni igihugu gitoya gikikijwe n'ibihugu binini bya hatari, ariko kubera ko tuzi abantu turabizi neza ko turi abambere. Ushaka igisubizo aho ngaho uraza kubyumva. Hanyuma ibijyanye n'imyiteguro, mbere na mbere I like the idea yuko The Ben twaprochinze, kandi n'ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza mu mitegurire, mu bintu byose. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda. At the end of the day twese turi abahanzi b'abanyarwanda, nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko rimwe tubikorera abafana. Rero niteguye neza, nubwo wavuze ngo niwambaza uko niteguye, oya niteguye neza, muzabibona ku munsi. Alright, thank you so much. Murakoze. Nitwa Emi nkorera igihe. Iki kibazo ndifuza ko bose bakinsubiza, abe Bruce abe The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwa gushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Twembe. Mbaye honest, ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda. That's what you guys deserve. Ndumva ariko nagusubiza right now. You deserve umunezero tu. Ngewe nagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya, ubwo mu yandi magambo nabyo ntibyabura, competition ntabwo yabura, kubera ko bikorwa namwe kandi rimwe bacu. Icya kabiri ariko
umuziki ni kumeze niko bigenda niko bihora, hanyuma rero bikarangira ari ibyishimo kuko twe turi entertaining, ntago dushwana. Yes sir. Yeah. All right, so next of the questions, abahungu b'Ikanombe bari he? Abahungu b'Igikondo muri he? Ubwo nyine ikinyenzi ni amatike tukeneye mugura. So next question please. Next question. Thank you so much. Nitwa Patrick the Entertainer, ndi umunyamakuru wa NFL. Ikibazo cya mbere kirabaza The Ben, The New Groove Season 1 navako 2025 yaranzwe na tour ya Plenty Love, Lope, Canada, usoreje Dubai. N'umwaka wakugendekeye gute, aho wagiye ugenda audience wabonye yarakwakiriye gute? Hanyuma ikibazo cya kabiri navako Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakuze bagufana, uyu munsi none navako abonye amahirwe yo kumugura kuri stage, ariko kandi umwaka ushize wari wahaye amahirwe y'amano, stage za kumubera nziza, itangira urugendo rwo kumwubakira kariyeri, ariko aza kudutenguha. Bruce Melody noneho we mugiye gukorana nk'umwe mu bantu bakuze bagufana, uriyumva gute ko muhuriye kuri stage kandi nawe amaze kuba umuhanzi munini? Hanyuma ikindi nsoza, umuntu yavuga ko imyambarire yawe abantu bajya bayikritika kenshi, uyu munsi none wambaye neza cyane, ariko se kandi iyo ugiye kwambara uhitamo ugendeye kuki ufite umuntu kwambika cyangwa se n'ubyibwa? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Plenty Love umwaka ushize guhera kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere twayikoreye muri BK Arena, tuzenguruka isi mu magoma magufi yose, yabaye success, yabaye nziza. Twashoje muri Dubai, hanyuma kubandi kuri stage na Bruce, ngira ngo biragoye kuba hagira umuntu doubting impano ya Bruce. Nibaza ko ni inkoni ihiri igihe, yiyise number 1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah, so we'll see. Ikindi cya nyuma nakongeraho yarabajije ni imyambarire yasengera yagiye y'ubururu niyo Bruce yambaye, so ndumva ari gusubiza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comment ya Bruce nawe kucyo yari yabajejwe. Ntabwo nibuka bambaza, banza tutari njyewe bari babajije, ariko numvise uramujene abajije nkaho twakuranye. Yeah, ntago numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo. Ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe utitegereje neza, ubu munsi doze mu ikote. Murakoze. Alright, turabura ibindi bibazo nka bibiri ubundi dusoze gahunda yacu rero, ngira ngo Joshua dufashe. Arayifite? Okay. Murakoze, nitwa Freddy Musoni, umunyamakuru wa muri Detroit. Koba kukizyuma. Okay. So ikibazo cyanjye batubwiye ko ari kimwe, nacyo reka nkibabaze bombi. Iki gitaramo umuntu arebye uko kimeze mu myaka 3 ntawatekereza ko ibintu bizaba, kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azayibyaze umusaruro, bikaba ari nawo umusaruro wa nonaha, cyangwa ni ibintu bibi gukora beef muri abahanzi ku buryo ahubwo iki gitaramo ari nko kwiyunga, kwereka abantu ngo twiyunze. Donc mwashishikariza iki barumuna banyu, kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri abambere ntago yababeshye, buri umwe mu mboneza. Murakoze. Nduba bakibaza abafana kuko ngira ngo babaza ati bya byiza gucreatinga beef, so nduba nge ntacyo nasubiza ngo. Jewe nakosora imvugo y'amakimbirane, ntago nigeze nkimbirana n'umuntu. Banza ari n'ijambo riva mu Giswahili hari nko gukimbia. Ntago nigeze ngirana amakimbirane n'umuntu n'umwe,
hanyuma rero buriya amahirwe y'inkoko ntabwo ariyo y'inyoni. Nta n'inama nagira umuntu ngo akore nk'ibyo nakoze igihe abona atari byiza, ariko ubona bikubereye, ubona wabibasha wabikora, kubera ko iterambere nyine ni urugendo, ni urugamba. Murakoze. Alright, ikibazo cya nyuma y'ikibazo cya nyuma rero sponsors kuza kuri stage kugira ngo tuze gufata ifoto nziza ubundi dusoze gahunda yacu. Ijambo ryawe. Murakoze. Nitwa Kayezo Jean de Dieu. Ikibazo mfite ni ikireba abahanzi bacu, ariko nkora muri RBA, ni kireba abahanzi bacu ariko kinareba n'abafatanyabikorwa. Nkeka ko usibye nkeka ko yari yo event ya mbere cyangwa se igitaramo cya mbere tugiye kubona mu company zingana gutya nini mu gihugu zihurira hamwe zikavuga zitereka tuzana amafaranga tuyashore mu muziki cyangwa se tuyaha abahanzi bacu. Bruce Melody, ibi bintu kuki wowe ubona byaratewe n'iki kugira ngo bibe byarategereje iki gihe cyose? Ubwo na DBN ni karansubiza kubera iki byatinze gutya, iyo murebye nk'abantu baba mu muziki bawukora bawushoramo amafaranga, ubona byaratindijwe n'iki? Ubwo kampani zacu ziratubwira kubera iki uyu munsi ari bwo mwese muziye rimwe, tubwire niba biri bukomeze gutya. Murakoze. Mu ijambo rimwe bari bategereje ko abantu babiri babikwiriye bahuza imbaraga. Turabahanzi bakuru twembi, The Ben n'umusinya murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye ndi miseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Rero abaterankunga impamvu byafashe igihe wenda nuko izi mbaraga zari zitarajya hamwe, ariko uyu munsi ziri hamwe, kandi bikanadufasha gutera imbere nk'uruganda twese ko tungana. Murakoze. Okay, harakoze cyane rero ngira ngo The Ben. Bruce abivuze neza, ariko ikintu nakongeraho ni intangiriro y'ibindi byiza biri imbere. Biragaragara ko abaterankunga bacu cyangwa se abapartner bacu cyangwa se izi company zikomeye BK, Bralirwa, Airtel, Engine n'abandi benshi ngira ngo ntari kuvuga nonaha basobanukirwa what we are bringing ku meza y'umunezero w'abanyarwanda. If I might say so, nothing else, just to thank you maybe. Yeah, murakoze cyane. Alright, thank you so much. Ngira ngo basubiza intebe mu gicucu hari gatoya kugira ngo abahanzi bave ku zuba mu kanya. Reka dusabe, hari ikibazo. No. Ibibazo bindi bibiri bya nyuma. Murakoze. Nitwa Kaspa Mwerera Igihe. Nashaka kubaza Ben, twumvishe interview ya Mr. Kagame kuri FM ari kumwe na Austin avuga ko yifuza stage azamaga performinga. Bona n'ikindi bakoranye n'umuvandimwe Irene, uwo yari gisa cy'inganzo nawe yifuza stage. Mwamwe biganiriyeho, se wabonye ibyo biganiro ubitekereza iki? kuri ibyo biganiro byo mbwiye, nibaza ko ni ikiganiro tuzagirana na team indani. Twabonye ubusabe bw'abahanzi batandukanye, ntabwo ari abo gusa, ni benshi cyane, ariko mboneraho no kuvuga ko I'm very very proud y'umuntu witwa Gisa cy'inganzo n'urugendo arimo n'ibintu ari kugerageza gukora. Gusa sinavuga ngo it's confirmed, dufite abantu kuri list, ndetse na Mr. Kagame hari iyo room yuko byashoboka, but I'm very proud of ya Gisa cy'inganzo cyane. Yeah, thank you. Okay, Chita. Murakoze. Nitwa Jules Niyitegeka, nkorera Chita Magic. Ndashaka kubaza ikibazo, ariko mbere ko nkibaza batuye ko ikibazo ari kimwe, ariko ngiye ndabanza gushima. Ndagira ngo nsaba abantu bose bari hano dukomera amashyi menshi cyane Bruce Melody and the Ben. Tubakomera amashyi menshi cyane. Ni abantu bubatse industry yacu kandi ni abahanzi bakomeye mu gihugu. Icya mbere ni icyifuzo, mwatubwiye ko tubaza ibibazo, ariko icyo mfite ni icyifuzo. Icya mbere niba koko aba bahanzi barahuje ubumwe cyangwa se barahuje imbaraga, icya mbere nasaba ko hano imbere baza guhoberana. Twabonye harimo umwanya munini cyane. Icya kabiri ndabaza abahanzi, twabonye 10 years of Bruce Melody, tubona The New Year Groove. Aba bahanzi niki bafite nka package yatuma umuntu ukiri hanze muri diaspora cyangwa uri hano mu Rwanda agura ticket? Nkabaze se ni battle, aba bouncer nabo bazaduha 30 minutes of battle, abahanzi bazaduha battle,
ibyo baze kudusubiza. Thank you. Okay, hari comments ngira ngo murakora comments kuri cyo Chita yaramaze kuvuga Ben Melody. nari nzi ko cyari icyifuzo. Okay. Reka mbanze umusa. Chita nta tatuwaje ugira. Urefite iriye niba atari ibanga. Nibanga. None se kuki ushaka ko duhoberana cyane? Nta guhoberana kurenze kuza kuko meze nk'uri mu rugo rwa The Ben. Sibyo? Kuba nemeye kuza ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe. Murakoze. Thank you. Alright. So more questions. Twagiye muduhere uyu mwana w'umukobwa iki microphone nawe agira icyo abaza. Bakobwa ntago twabumvishije no munsi. Thank you. Murakoze cyane, ni iby'agaciro kuba turi hano. Nukuri ni iby'agaciro kuba bakuru bacu cyangwa se basaza bacu bari kumwe kuri stage imwe. Urumva kenshi ibyo twumvise ko bitashoboka aka kanya byashobotse. Ibyo twumvaga ko batakora aka kanya babikoze. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ni iby'agaciro kuba Bruce Melody aka kanya ari kumwe na The Ben kuri stage. Ese ikintu nabibariza, ese kuko ibi bintu bizagumaho cyangwa tuzongera twumviye amagambo mabi bajya bahora batubwira kandi bitagakwiye? Nikiza ko nkatwe abanyarwanda tugomba kunga ubumwe, tugakundana, tugafashanya ndetse tugafashanya no gutera imbere. Murakoze cyane, ngiyewe nkora kuri B+ TV Rwanda. Ikintu sorejeho nicyo cyiza cyane, icyo abanyarwanda tugamije no gushira hamwe. So niyo projection. Thank you. Icyo nabivugaho ngewe nuko niba mubona ibyo twakoze, ibyo bintu bajya bababwira nimukaba ari byo mureba, mujye muri ibyo twe dukora. Murakoze. Yes. Nyiriwe. Okay, Sandy Wase, all the way from Radio and TV10. And mbere yuko mvuga ibintu byinshi ndashaka kubanza gushimira. And I just want to let my feelings out. First of all, I am excited. Yeah, I am excited to one both of you, giants on the same stage. Birashimishije and it's exciting. But my question is, y'all nago mngembi it's been a long time mutaduha something new, you get. So nichi to go back expecting and if it doesn't bother you, somebody asked for a hug. But I did see the hug here. I don't know, but apparently I don't understand why you didn't do it. But it's a request, of course. But generally, I'm super excited, but mostly I've got my eyes on both of y'all. So need you to be expecting a New Year groove. Thank you. You should expect nothing short of greatness. Turi gutegura ibintu bidasanzwe, hanyuma ibyahaga byo kabisa simbizi. Sorry about that. Ibyahaga ari ngombwa. Namutumiye ari mu rugo yahaje. I really thank him for coming through. Aganza muri 2030. I'm just kidding. Here's my boy. I'll do it. All right. No. Okay, that is a hug. I think we are done with the questions of hugging. Okay, next up. Oya, ntabwo turarangiza ahubwo yarabajije icyo bashobora ku expectinga mu gihe kitarenze iminsi 3. Ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's so beautiful. Igitangaza aricyo bibarizaga, nicyo ashaka kumva ibijyanye no kurendeza. Kazi Indabo Zanjye. Let's go. Yego. Murakoze. Nitwa Nsengimana Benjamin. Jye ntago ari ikibazo ahubwo ni ubusabe nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin. Benovio n'umuhanzi.
so ikintu nabashaka kugusaba ndumwe mu bantu bagerageje gukora stage nziza mu mahirwe make nabonye, ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho, musaba icyitwa stage rwose bwana. urayihawe. Okay. So, ngira ngo reka tusoreze ku bibazo bike, reka turimo gucunganwa n'ikirere kugira ngo tutagira ikibazo cy'imvura. Murakoze. Nitwa Emi Nyawe kuri Nyawe Empire. Reka nshimire The Ben, nshimire Bruce Melody n'abahanzi beza, ariko mfite ikibazo ngende mubariza abaturage. Uyu munsi dufite BK Arena yakira 10,000 by'abanyarwanda gusa, kandi hari abaturage bifuza kubabona mwembi muri kuririmba. Ese birashoboka yuko biramutse bibaye ngombwa ko abaturage bagura amatike menshi twabona 2 days y'igitaramo cyane kugira ngo nabo babashe kwishima? Ikibazo cyiza cyane. Ubundi igitekerezo tukigira cyo gitekerezo initially twashaka kugishyira muri stade Amahoro, ariko tugira ngira ngo challenges zimwe na zimwe nibaza ko umwaka utaha zaba zarangiye, so News Group iraba ari imwe, ariko please expect ikintu kiza muri stade Amahoro umwaka utaha, inshallah bizakunda. Yeah. Yego, murakoze. Nitwa Irene Murinda Habi, ndi umunyamakuru wa MIA. Mbere na mbere ndashimira The Ben wimvayitinze Bruce mu gitaramo cye, kandi ndashimira n'ubufatanye bwanyu ku miziki. Ubushize ya mpano mwamuhaye platform nziza yamufashije ku bya kariyeri ye, ndananyomoza uwavuze ko ya mpano yaduhombeye, kuko ni umuhanzi mwiza ntabwo yaduhombeye. Bishobotse ndesistinga ku cyo Gisa yasabye ko mwamuha stage, kuko ari gukora comeback kandi mwifuje iterambere rye ku muziki kuri stage mugiye gukora, nk'umuhaye umwanya byaba byiza kuri industry. Nyuma yuko muhoberanye mwakoze n'indirimbo buri wese, twe expecting indirimbo yanyu mwembi cyangwa ntishoboka? Murakoze. Mbabare musubize icyambere gusa, ikindi ngira ngo ntabwo kindeba cyane. Gisa cy'inganzo nk'uko nabigarutseho, Banyarwanda dufite impano yitwa Gisa cy'inganzo iri kora comeback. Ngiye kubisaba abo dutegura na kino gitaramo, Gisa turamuha stage. I'm sorry ntabwo mbajije team yanjye, ariko Gisa should deserve to be out there. Yeah. Nubwo kinasubiza. Ikindi yarabajije nicyo gukorana indirimbo. Nibaza ko mwaba mujyanyayo igihe cyo kuyikora kigeze, nabwo twabarabura amakuru yo yabagiye arayanga, ubwo dufite indirimbo zo gusohora nta rungu muri bugire, igihe cyo kuyisora nicyo nikigera ubwo tuzababwira cyangwa se no kuyikora. Yes, murakoze cyane. Nitwa Kamarade cyangwa Faxman Original, nkorera Roy TV Rwanda. Ikibazo ndi bubaze ndakibaza Ben, kibaze Bruce Melody. Biragaragara gutangira ku muziki wanyu abantu bagiye gufasha cyane, ubwo ndavuga abaraperi. Bulldog mwarakoranye, uwitwa Bruce Melody yakoranye cyane n'uwitwa Amaji The Black, ariko iyo uri kureba ubona mugenda mubahunga ntago mubaha umwanya. Ni ukubera iki? Abantu bakeneye yuko baba raperi babafashije baza mu gitaramo. Ikindi kintu, kibazo cya nyuma ndi bubaze ndakibaza na mwese uko muri kumwe. Ni ishusho ki umuziki wacu ugezeho, byasabye iki iyo urebye yaba intambara yabaye uvuga ati ntabwo nabaga koko nawe hari ibyo wagiye utangaza n'ibintu bigiye bitandukanye, byasabye iki kugira ngo muhure uko muri babiri? Murakoze. Icya mbere
reka njye ugisubiza. Ntabwo abaraperi badufashije, twarafatanyije, kuko ibyo twabahaye nibyo batari bafite byiyunga ku byo bari bagize. Icya kabiri, ntabwo nigeze nanga na rimwe guhereza ukuboko umuntu usabye ubufasha. Urabona ukuri no nyubako irebya, uragira ngo ijyane n'iyi ngiyi. Iyo uri gukora biragenda, iyo habayemo intera sometimes biterwa wenda n'inshingano nyinshi umuntu agenda ahura nazo bitewe n'uko akazi kagenda, ariko Ama G ni umuvandimwe wanjye, nta kibazo na kimwe nigeze ngirana nawe. Murakoze cyane. Nitwa Peacemaker Pandit. Ndashaka kubaza kuri side ya Bruce Melody, numvishije hasabwa cyane ko azahabwa amahirwe abarimo Gisa, ariko giwe buriya nagasabye ko yaha amahirwe iyo Lodi tukabona na umwaka utaha umubereye w'umugisha nk'uko Ben yahaye umugisha yampano bakaba tuzwe n'umuziki. Icyo ni ikivugo cyanjye kigizweho nta kibazo, ariko ikibazo mfite amatike tubwire, kuko abanyarwanda byabyiza tubonye Slot Out basi muri iki cyumweru dutangiye bikaba ari amateka twanditse yananiye ba Davido n'abandi. Amatike bihagaze gute, yaragurirwa hehe, aramutse ashize abantu mwabaha show ya kabiri? Murakoze cyane. Ku bijyanye no guperforminga, performance ni ikintu kigirwa ibanga kubera ko kiba kizagaragazwa imbere y'abantu. Ndumva ibijyanye no gutanga umwanya ku bandi bahanzi abo tutakoranye ibyo birareba The Ben, ariko kuba twakoranye bo birashoboka ko mwabona bamwe bari kuza tugakorana. Bega icyo nsaba abantu no kugura amatike, mukazira igihe, mukaza mu gitaramo, tugasapotinga umuziki wacu, tukabikorera industry, ariko tukanabikorera igihugu kugira ngo n'abandi bose babone ko turi abadanje. Murakoze. So Ben, about the tickets, inama nagira ngira ngo abantu bose bari hano ndetse n'abadukurikiye live, uko amatike ari bushire vuba, gerageza kose umenya aho kuri tike. Ngira ngo turashira information z'uburyo tike ibonekamo, ndumva zibiri na hano, and then tugire bidasanzwe. Thank you. All right, for sure. The last two questions, the first one and the last one, please go on. 103.5 Capital FM. My question goes to Ben. What inspired you to come up with such a great idea, and why did it take you so long? And then to my brother Bruce Melody, how do you feel being given this opportunity, because you have always been asking for this, and does it add something to your career? Thank you. I will answer the question in a very short phrase or word. I think it's because I'm the bigger person, maybe. It's because I'm the bigger person, big brother, so I had to come up with that. Yeah, thank you. I already said this. I'm feeling great to be at this event because it's city, it's our country, and it's also add value to career. I'm still fan. I know that. Okay. I know that. Yeah. Bari mu nyuko murashaka kubaza? Nta kibazo bashaka kwiteza. Okay, dusoze twagiye. Merci beaucoup. Nitwa Pionika kuri The Game TV. Za Bruce Melody. Ya postinze witwa Adesope ari kumwe na Diezdora avuga ku ndirimbo yitwa Repete. Twabonye ukora remix na Real Lord, ese wabujyaga no gw'amahirwe Diezdora. Ikindi ndabaza The Ben, wiyumvute iyo abantu nk'abariya bataye n'akazi bakaza no kugira baze kugushyigikira? Merci. Thank you. Ndeka nsubiremo rya jambo, amakuru y'indirimbo mujyanye ahari, gusa nta gahunda mfite gukora remix y'indirimbo ya Repete, ariko Diezdora ni umuhungu wanjye, ni petit frère, tujya duhuza, wenda bibaye na ngombwa twabatamo ikintu gishyashya. Thank you. So please, let's go to the last question before we sign out. Thank you. Urakoze. Ben ntago yasubije. Hari icyo atasubije. Ibyumviro nibisaza, iteka yo mbonye abantu bari kudushirikira batugaragariza urukundo, bihora ari bishya mu mutima wanjye, ntabwo nshobora kubifata for granted, so nibinejeje cyane.
Yes, murakoze. Nitwa Amen Babur Gemana, ndi umunyamakuru wa Isibo TV, by'umwihariko The Choice Live. Nshaka kubaza Bruce na Ben, abantu bashobora gutekereza yuko kuba wagiye muri concert ya Ben ari uko Ben can afford you. Byasabye iki kugira ngo mukorane? And hari amakuru avuga yuko nyuma ya concert hashobora kuzabaho ibitaramo, umwe agakora nk'icyitwa uburetwa kujya mu bitaramo by'ubuntu. Ibyo byo murabivuga iki? Murakoze. Ntago ukuntu nifata jewe numva ndi uruganda kandi na Ben n'urundi ruganda, niyo mpamvu agira abo bakorana. Uruganda rwakorana n'urundi nta kibazo mbibonamo. Ikindi nuko kugeza amagingo aya turi hano kubw'igitaramo cyo ku itariki ya mbere, kandi ndabyubaha nk'umuhanzi mugenzi wa The Ben. Reka mureka bari byo tuvugaho, abari byo tutindaho cyane. Murakoze. twasoza ariko ngo uyu mushiki wacu mumuhe akabazo kamwe yakomeje kubasaba, ni ukuri. Murakoze. Murakoze. Nitwa Liliane, ndi umufana The Ben ukomeye cyane. Ikibazo nashaka kumubaza, hari indirimbo yakoranye na Mbonyi ebyiri, namubaza kandi niba zizasohoka uyu mwaka cyangwa ari umwaka utaha. Nande? Mbonyi. Ngo Israel Mbonyi ngo hari indirimbo mwakoranye izasohoka umwaka utaha. So, to our sponsors, do you have any question for our artists, please? Our partners here? Of course. David, Girango. Please. Any question from the artist? Murakoze. Ben Odi, nashaka mwese ko mubwira abantu bo mu Rwanda kwikokinga bitegura iki gitaramo, hakaba hazaza n'ibindi tuzahuriraho, kandi all the best. Twishimiye kuba turi kumwe namwe. Nta kibazo kinini burenzeho. Mugura amatike, mukoreshe Airtel Money, nta kindi. Right. Airtel Money. Okay. Girango David. Kano kanyere munyemerere tugana ku musozo w'ino gahunda, tubanze dusabe n'abahanzi bacu basubire mu byicaro bari barushye n'ukuri, bafate no ku mazi ka mitingi kara. Amashyi menshi cyane rero kuri The Ben and Bruce Melody. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Ngira ngo twanashimira abari mu music, abari mu Airtel, Techno, Engine, Bank of Kigali, 155, The Ben Entertainment, Migo ndetse na Uncle's Restaurant kuko baraduherekeje muri urugendo. Ikindi twakongeraho nuko Brayirwa yadusezeranije abantu bari hano by'umwihariko itangazamakuru hatagira uwicwa n'icyuma ya press conference, turaguma twicaye, agakonje agashyushye uraza kukabona uherereye. Alright. So, reka rero ku partners bacu ngira ngo niba wari ufite ikirimo ku mutima yifuza kongera kugira icyo yabwira abadukurikiranye aha, tunabasaba ko mwatambuka mwegera imbere kugira ngo tunafate ifoto y'urwibutso neza cyane. We call upon our partners to come in front here to take this memorable photo with our two artists here, and of course Kigali Protocol mudufashe kuri no gahunda ubundi baze. So aba partners bacu rero kano kanya mujye ku murongo kugira ngo mu kanya turagenda muhagararanye n'abahanzi bacu. I think you can come here on the steps here. The steps are better here. Yeah, sure. kugira ngo tubafungure kandi ni minota 5 yonyine. Murakoze. Although you told us something beautiful, but at least a lot of people are talking about, are we going to have a good drink after this from our main partner here? Please. Ubundi bahagarara imbe voila gutyo aho ngaho. Now we are talking. This one is a good one for sure. Iko dore ibirenze na Airtel, Techno, Mutsinga. Thank you so much. Thank you so much to Centrica. Thank you so much. Ariko mbere na mbere abaraha mutaho ubuntu ubutumwa bw'ibanze bwo gushimira umujyi wa Kigali. Iyi mbuga turiho ni umujyi wa Kigali. So much for contributing to our music industry. Mwakoze cyane umujyi wa Kigali, mwakoze kudutiza ndavuga imbuga nziza nk'iyingiyi. So thank you so much to our partner, thank you to our artists. Kano kanya rero muri Kigali Protocol kadusaba abahanzi basubireho hariya gatoya dufate ifoto yabo biyicariye hariya, dufite protocol yabo
mu cyumba ubwo The Ben yaba aruhutseho abantu babanze batanga inzira. Reka rero dusabe protocol dufashe kugira ngo umushyitsi ari we Bruce. Amashyi menshi cyane kuri Bruce Melody. Thank you so much for turning up on us. Thank you for being with us here. Umushyitsi wacu rero mu gihe bamuherekeje ubu mu kanya gato cyane tugiye gusaba na nyir'urugo mu kanya kugira ngo abashimire kandi abasezerere. Wakoze cyane The Ben, thank you so much. Ubwo protocol nayo idufashe kugira ngo na nyir'urugo ave kuri stage nawe yerekeza aho yateguriwe. Mwakoze cyane, amashyi menshi cyane nanone kuri The Ben. Thank you so much. Thank you to everyone. Mwakoze cyane mwese. Abanyamakuru mwaguma hano. Come along and say something, John. Our main sponsor, Airtel. Internet, Nakoze kandi ngiye kuba ndi hano namwe. Ben, congratulations raising the bar. Impamvu Airtel iri hano nuko mu by'ukuri u Rwanda rukwiye ibyiza, kandi iyo urebye aba bahungu bari hano, the best of the best, on the 1st of January, BK Arena. Wibuke amatike kuyagura mukoresheje Airtel Money. Murakoze cyane, and looking forward to seeing you. Turi kumwe itariki ya mbere kuri BK Arena. Murakoze. Thank you so much to Airtel. This is the second edition of the New Year Groove, and of course having Airtel on board is such an organized moment and opportunity. We call upon Bloody Rua. Anything from Bloody Rua? A round of applause for Muting as we welcome. Iki ya mbere z'ukwa mbere kigiye kuba ku nshuro ya kabiri. Bruce Melody, I love the colors. Thank you. Igitaramo rero kizaba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ni igitaramo nka Bank of Kigali twishimiye kubamo. Nkuko bakise ni best of the best. We are very happy to join the best of the best. Kandi turibaza yuko mwese muzaza mukagura amatike mukoresheje ikarita ya beka iyo ariyo yose, BK prepaid card cyangwa se credit card, mukaba mushobora ndetse no gufata icyo kunywa n'icyo kurya muri BK Arena mukoresheje ikarita ya beka. Murakoze. Thank you so much, Bank of Kigali. Thank you so much, Tabitha, for being with us today. And of course, call upon Citrica. Citrica, how are you guys doing? Wahari representative wa Engine, Wahari? Nawe? Okay. So, tuhamagarira Tekno nabo n'aba partners bacu nabo reka tubabukanya kugira ngo badusubize. Muraho neza, murakoze cyane. Nka Tekno twishimiye kuba hangaha nk'uko mwabishize twabanye na The Ben nk'ibisanzwe n'uyu munsi turi kumwe. Rero nk'uko ibihangano by'abagabo bihanganye bibageraho mukoresheje Tekno, mubumva mukoresheje Tekno ndetse n'ibindi bitandukanye, twababwira yuko umuntu uri kugura dufite n'ibindi bitandukanye kuri social media zacu, turatangira amatike guhera umunsi. Twishimiye gukorana n'ibitaramo kandi tuzakomeza kubana bisanzwe. Murakoze cyane. Arakoze cyane rero kuva muri